atari marayika genda ubabwire kubona kunze nigize nitakumabwire mama ubabwire kubona kunze atari marayika urumva abantu bino minsi usanga umwana akavuga ngo nduma ngo nkorera promo wamubwira ngo ririmbamo akabanza akabikura kure akabikura he ariko mwebwe cyangwa Bruce wabwiye ati ririmba utangira guhogozeza aho ngaho utaranavuga ijambo ni talent y'Imana. Nonese twari tukirimo turavuga kwa Bruce ntabwo ushobora kuba uri muranga kuvuga ukuri kubera Bruce ari umuhitinze cyane Bruce twarabanye. Bruce ni inshuti yanjye nubwo wenda Bruce kabisa ikintu mushinja nuko rimwe na rimwe nagazirikana abantu babanye kandi nukuri ni byiza no kubazirikana ariko ndamukunda nta n'ikintu ngiye nshobora kumushinja. Nishimira ko twakora umuziki, nishimira iterambere ryiwe, nakwishimira ko dukorana ibintu nk'abantu twabanye kandi nawe azi potential yanjye, azi talent y'Imana iri muri nge ko idasanzwe. Ndabizana bari hose arabizi. Nta kintu na kimwe mushinja. Ikintu kimwe mushinja nuko adashobora kuvuga ati byibura Gisa yaciye muri ubu buzima ariko ubu yabuvuyemo, reka ngira itafari nshira kuri career yiwe, reka tugire ibintu dukora kuko dufatanyije byazamura industry y'umuziki nyarwanda. Naho undi nta kintu mushinja icyo ari cyo cyose kibi. Uri umunyabwenge ubivuze neza kubera abandi bantu barabifata bakabivanga. Barabita bakavanga ngicyo umushinja bakamushingiramo n'ibindi bagashyiramo n'ijinyo bajya bivanga bagashyiramo n'ijinyo. Nta mpamvu reka tukwiriye gutahiriza umugozi umwe. Ntabwo nashinja umuntu ikintu. Ni igikarabiro cy'Imana naciyeho, ni ubuzima bw'ishuri nagombaga kwiga kugira ngo iby'Imana yampaye bidasanzwe mu gihe gikwiriye nzamenye kubikoresha neza kandi uyu munsi nkirimo. Wenda mba nkeneye amaboko yanyu Dumba urabizi n'amaboko yabo bavandimwe ba Bruce n'abandi. Mboneho no gushimira Benny kuko urabona we ntako atagize kandi n'ubundi arakifuza yuko komeza gutera. Ntabwo turahagera. Gusa nta kintu nshinja n'ukuri Bruce. Ni inshuti yanjye kuva azi iwacu kwa mama nanjye nzi iwabo. Turabana baziranye, turaziranye kabisa na Bruce. None bagufunze ryari? Bagufungiye iki? Wakuyemo irihe somo nyuma y'igifungo? Rimwe na rimwe ryari bagufungiye iki? Wakuyeho irihe somo nyuma y'igifungo? Bafunze reka ndebe ubundi bafunze like 2 times. Babanje kumfunga 2017. Icyo gihe nari ndi no kumwe na nyakwigendera Jay Polly, rest in peace. Ariko hari abantu bazi yuko rimwe na rimwe amasomo umuntu ayakura mu bifungo mu kuba bagufunze. Ariko iyo ubuzima urimo utarabwiga neza ngo bugire ikintu bugusigira cyangwa bugire ikintu bukwigisha, n'ubundi ntabwo ba wize. Kuko n'ubundi icyo gihe narafunzwe ariko nagarutse ahubwo nabaye nk'umuntu wangiritse cyane kurushaho. Kumva nafunzwe nkiri mutoya mpita ngenda bahita none banyigisha kuba ngo umuniga, kuba ngo umuntu none udasanzwe, ngo n'ubundi ngo wari Babyloni, ngo n'ubundi iki n'iki. Nza noneho narangiritse cyane. Ariko buriya ni igihe cy'Imana kitari cyakageze. Nizera neza Dumba, nizera neza ko ari Imana ngiye yamfashije kuva muri ubwo buzima bwanduye, ubuzima bubi. Ntekereza ko ari Imana. Icyo gihe nta cyigisho byansigiye ahubwo usibye kuza kuko hari abari abantu benshi b'ibirara benshi. Ahubwo bya biyobyabwenge wanywaga mu buryo utazi uhava wize kubinywa none mu buryo buri professional. Niyo mpamvu buriya nshimira na leta kubera iri kugenda ishyiraho system ya rehab, ubujyanama, bagakansolinga abana kuko rega ntago abana benshi banywa ibiyobyabwenge sometimes hari igihe usanga babinywa bitewe n'ubuzima bakuriyemo. Hari nk'igihe umwana akura afite depression y'ababyeyi be badahuza, hari nk'igihe umwana akura yarakuriye mu bupfubyi. Wenda ngewe nabitewe
n'izo zagara zo kubaka izina nkiri mutoya iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo bigatuma like mbanza kumenya neza ibintu ndimwo. Ariko hari n'abandi bana ngiye navugira bajya muri ibyo biyobyabwenge kubera ubuzima bukakaye baba barakuriyemo. So ari igihe rero umufunga akaza yarangiritse kurushaho, biruta kwa kundi babagira inama, buriya kubagira inama, kubaganiriza, kubajyana mu rehabilitation birabafasha cyane kuruta uko babafunga. Igihe cyawe ndibuka igihe cyawe sicyo ba King James baziyemo. Oya, King James ari imbere, kuko ba King James bari imbere yacu buriya ho gato. Baje mbere. Baje mbere King James, The Ben na Meddy bari imbere yacu. None ngewe promotion yanjye irimo ngewe, Bruce na Christopher. Generation yawe irimo mwebwe na Badani na none. Na Badani na none. Yeah. None ko kabiri bagufunze nyine uravuga ko ntabwo kigeze kakubuza kunywa ibiyobyabwenge. Oya, inshuro ya mbere bwo nta kintu cyari cyahindutseho pe. Ahubwo naje nararakaye cyane kurushaho, naranze abantu, ahubwo nza ndi gushaka aba dealers none turushaho kumenyana. Ariko igihe cyiza kugera numva nsa nk'umuntu uri kurambirwa nanone ubwo buzima, kubera abantu bankundaga cyane. Buriya nagize ikintu Imana yampaye brother, igikundiro. Buriya nagize igikundiro cy'Imana kuva kera. Abantu bankunda, abantu bakunda talent Imana iri muri ngiye bagahora bambwira Gisa turagushaka, ntabwo tuzemera yuko wangirika, ntabwo tuzemera ko y'Imana iri muri wowe ipfa ubusa. Abamwe bakankatira, abanyamakuru bakajya birirwa babivuga ku maradiyo no ku mateleviziyo bankatira, nyine mba muri ubwo buzima. Nza kugera igihe mbwira Imana ati Imana ubuzima ndaburambiwe, ntazi igihe inzira bizacamwo ngo mbireke. Ariko ibaze ko hari igihe nafataga umwanya nkarira, mbwira Imana, Mana mbabarira, ndakwinginze, mbabarira unkoreshe, mbabarira unkize ubu buzima, ngasenga ntazi igihe bizakundira. Ariko mu gihe gikwiriye byarakunze. Ntabwo wakwemera yuko nta nzoga nywa, nta tabi, nta drugs yari yose nyuma mu buzima bwanjye. Umaze igihe kingana iki? Maze hafi imyaka ibiri raburaho igihe gitoya. Nta tabi, nta nzoga, nta tabi, nta nzoga, nta byaga. Ibaze ko umuntu anshaho yanyweye isigara ngahita numva mu nda harandiye. Nimba uri no kureba amaso urabibona, amaso y'umuntu nyine utanywa drugs ko nawe ameze. None se ikibazo ngiye kukubaza ni nk'ikibazo cyo kugira ngo ufashe abandi bantu nka wowe wabaye mu biyobyabwenge. Ni ikihe kiyobyabwenge uzi neza ko kiri very dangerous ku bana bato kiri i Kigali nawe wigeze kunywaho? Ikiyobyabwenge kiri very dangerous, byose biri so very dangerous, ariko ikiri dangerous cyane buriya wowe wanyweye bro, heroin ni ikiyobyabwenge kibi cyane. Leta yacu idufashe igikumire, nukuri kw'Imana. Abana bakinywa kandi cyangiza cyane abana bafite ubwenge, ko nge nagisangiraga n'abana biga mu makaminuza, nabonye abana bapfa. Uno kuba nyiriho ngiye n'ubuntu bw'Imana, ugasanga umwana yabaye overdose kubera izo drugs. Ni cya kiyobyabwenge kidatuma urya, ni cya kiyobyabwenge kikwangisha abantu. Bro, leta yacu idufashe ikumira icyo kiyobyabwenge kandi birahari. Wenda ntabwo nzi kubera ntakiba muri ubwo buzima, ntagihura n'abantu babinywa cyangwa, ariko icyo nzi cyo birahari, babice burundu pe. Nicyo kiyobyabwenge kibi, bajya bakita ngo ni mugo. Very dangerous. Nicyo bita mugo. Yeah. Ari abanyamerika b'abahanzi ba danje kirabica, ari abatanzania tuzabo cyangije. Ahantu hose icyo kiyobyabwenge kirangiza pe, kirica bro. Na kokaine wakozeho? Nayo nigeze gukoraho, iyo bacisha mu mazuru. Ugacisha no mu mazuru? Iyo bacisha mu mazuru. Hari abana b'abazungu inshuti zanjye twari duturanye, kuko ngewe ntuye hafi yo mu Kiyovu, niho navukiye. Urumva kuva iwacu ujya mu Kiyovu ni nk'iminota 5
kuko twabaga turi abaturanyi. So barazaga rero bakabizana gusa nta n'ikintu byubaka umuntu n'ukuri. Nibyo kugutera confidence za fake ziri aho ngaho bigatuma utiyitaho, bigatuma utita kuri gahunda zawe. Gusa mu Rwanda cocaine ishobora kubiboneka gakeya, ariko nayo ibyo biyobyabwenge byose birahari. Leta dufashe ibikumire. Dukeneye kubona urubyiruko rukora, dukeneye kubona urubyiruko rukura amaboko mu mufuka, dukeneye kubona abana dufatanya, urubyiruko dufatanya kubaka igihugu cyacu tugatera imbere. Tubwire ku busambanyi wakoze, koze watwiga tubwire ngo wakoze ubusambanyi n'ubusambanyi wabwinjiyemo. Njyewe ntabwo nigeze nkunda gusambana cyane, njye nakunze kuba muri relationships cause I'm a lover boy. You know what I'm talking about? Ngira chance like zo kuba narakuriye mu nzu y'Imana. So nono muri family intoza gusenga, family intoza kubaha abantu. Nubwo naciye muri ubwo buzima bwose ntabwo bwari buhuriye na characters nziza nakuranye, kuba nyine ndi umwana uciye bugufi mu mutima. Ntabwo nigeze nkunda gusambana cyane. Nkunda guteretana n'umukobwa, nkamukunda, nkamutetesha, nkamwitaho, nkavuga ati my flower ari hariya ngomba kumwitaho, ibintu nawe akanyitaho. Nibyo nkunda. Byagendaga gute uhuye n'umukobwa ukamutereta akagukunda uri kuri ibyo biyobyabwenge? Hari aka love story kahuye n'ibiyobyabwenge n'ubuzima bwawe? Reka naguhereza. Ntabwo ndi buvuga uwo mukobwa izina rye, ariko yari umukobwa, ni umukobwa n'ubu ngubu uri mu bantu bakomeye muri TV10. Ari mu gisata cy'ibintu by'imikino. Ya story ye ntabwo ndi buyivuge, ariko ni umukobwa ubu ngubu umeze neza cyane. Njye yankunze ndi muri drugs. Araza umunsi umwe abwira abajama banjye ati mwamba bari mukanshakira gisa ko mushaka, ndabagurira n'akantu ameze neza. Abajama baraza bansanga muri Legalize. Baravuga ngo umukobwa ugukunda cyane. Legalize ni iki? Legalize ni aho babinywera. Illegal. Kwa kundi mushobora kuba muri ahantu nyine binywerebwa. Illegal. Babyita Legalize. Muri Legalize illegal nyine. So baraje barambwira umukobwa ugushaka, ariko none ntago nkiba muri drugs nubwo nakundaga n'abakobwa. Ubuzima bw'abakobwa ntago nabukundaga, ariko ngiye kuva kera ndi umuntu nyine abakobwa bakunda kwikundira. I don't know why. Turagenda icyo gihe nanywaga za drugs zituma ntarya, zituma numva ndakunze abantu, ntanywa ku nzoga. Araza aransuza gisa bite, twicara ahantu nabo bajama, barabajama babiri b'inshuti zanjye yari yantumyeho, abagurira bo beers. Njye sinanywaga beers, zira drugs ntabwo zarikundaga. Zira drugs ziba zisaba kuzinywa zonyine, ntabwo wanywa inzoga, ntabwo warya ibiryo, mbese zakoranaga n'utuntu turyohera gusa, akaji kandi nabwo gakeya. You know what I'm talking about? Nuko iporezo angurira agatasi k'icyayi, abona sinka maze, ariko nkunda sana, abona sindi kuvuga, abona nicaye meze gutya. Shamana abwira abajama tugera igihe cyo gutaha, ngo zikunda utubiswi. Hari umuntu wanditse utubiswi. Abona byananiye byadanje, abona ntabwo, akajya avuga se gisa kutarya. Nkamubwira thank you so much, nkamushimira. Tugiye gutaha 50 icyo gihe nta na telefone nari mfite. Zira drugs ntabwo zikunda telefone. Nukuri nese wayitunga, zangaga ibintu byose bibaho. Urumva umuntu akaguhamagara atakubona urabura. Abantu baranshakaga bakambura neza, kandi nta telefone ni ikibazo kuri izo drugs. Abwira uwo mujama twabanaga, aramubwira ati ngiye mbabarira basi umpe nimero yawe, nzajya nguhamagara nshaka gisa umumpereze. Umujama muha telefone. Umubeba akajya kudusura, ndumva mwa drugs biteye ubwoba ariko. Umukobwa si yaje mu rugo akaza kunsaba mu rugo, ngo akabeshya mu rugo ngo namuteye inda. Arababeshya kubera ko nkunda, ngo we nta kibazo afite, ngo nibamumpe ngo tujye kubana.
muzehe aramubwira icyo gihe muzehe wanjye yari akiriho, Imana imwakire, papa wanjye ntabwo akiriho, yakoze accident. Rest in peace. Yeah. Papa aramubwira ati se umwana wanjye ko akiri mutoya, gisa ko kishakisha, muzabana gute ko nta bushobozi afite ntaki. Umukobwa arasara, yarigize umukazana mu rugo, ajya mu gikoni arateka, yigira umwana mwiza, ababyeyi baramukunze, batangira kunyongoza ngo nta kibazo rero ngo ubwo mujyana, ko yarabwiraga ngo nta kibazo cy'ubushobozi, ngo icyo nyine ngo nuko umwana ngo agira azavuka ari kumwe na se. Umukobwa asanjyanye Kacyiru undi umwana ku bana, munywa drugs ziteye ubwoba. None nkajya ninjira mu cyumba, kuko zira drugs ntabwo zikunda sex, ntabwo zikunda ikintu icyo ari cyo cyose, ni ukuri. Nkajya ninjira mu cyumba kimwe, ari icyumba ninjiragamo ngahita mfunga, akarararira. Ni za drugs zikongoza mu gitondo kubyuka ugenda. Nabyukaga mu gitondo mbyuka ngenda, akaza kunshaka Nyamirambo yose, ngataha saa 6 z'ijoro nasinziriye, kuko hari ukuntu wabaga wasinziriye, ngata ninjira muri cya cyumba ngakomeza nkanywa drugs, nta kintu mvugana nawe, agahinda kenda kuzamwica, birangira mukwebye. Kumva ukuntu byagenze. Ariko byibura ndashima Imana ko ubu ngubu yarampamagaye, aravuga ati I'm proud of you, narishimye, umeze neza. Nawe yaragafashe byadanje, ubu ntabwo twakongera ngo dukundane, ariko ari umujurire, ameze neza cyane. Genda umujurire. Oya nta kumujurira, Imana iri kuntegurira ibintu byiza, kuko ubu ntabwo ndi kwikoraho. Gisa, waragendaga umukobwa ukamusiga mu gitanda, ukagenda ukiryamira kuri swing zawe. Kuri swing ari icyumba najyagamo ngafunga agakoma cakora man, umbabarire mba narakubabaje, ntabwo yari ngewe n'ukuri, ndabiza hari ari kubyumva. I'm so sorry n'ukuri kw'Imana, ntabwo yari ngewe, yararagarira bana yanjye, nta n'ikintu ndi bubikora. Ibaze ko waryo yambwiraga ati ngewe basi jya ubigura ubizane, okay nabigo niwe wabinguriraga, kuko nta mafaranga ugira. Noneho hari umunsi nigeze gufata agashakoshi ke karimo miliyoni yahembwe, kose ndakajyana agasakara, aranyihorera. Ndagenda njya mwirigara ngurira abantu, we ngura ibiki n'ibiki, icyakora kugira ngo ataza kubona ko napfushije ubusa, ndagenda nguramo agatelefone k'ibihumbi nk'ijana. Arambwira ngo kesheri wayatwaye, basi se n'iki wakozemo kizima. Nari nsigaranyemo nk'ibihumbi 50, naze zengeye, nabaga mfite nk'ibiro 40, nta biro nabaga mfite, sinaryaga, yarantekeraga ibiryo amasorori bigapfa, agateka ibi. Ariko Mana ugira neza, Mana warakoze kuntabara, ni ukuri Imana yagwikibaro. Ntabwo ushobora kumva ubuzima nabayemo ukuntu bugoye bro. Imana ni ukuri kw'Imana, n'ubu ngubu aho ari musabye imbabazi, cyakora yarishimye, ndabizi mu bantu baba bishimye. Yaramamaga arambwira ati wow. Anambwira ati se twabijuriye. Oya nakubwiye mujuri, kubera ukuntu umeze neza, ndumva Imana iri kuntegurira ikirabyo, mbabarira. None se ko nawe ameze neza, ariko si ubwo ngubwo icyo gihe cyose ntari mara, ubwo nta bantu bamwikaraga. Mbabarira, ubuzima reka Imana intangirire ubuzima bushya. Imyaka 2 ni myinshi, uburangiye kugira uburangiye kumenya ibyo ari byo. Iyo myaka ni myinshi bro. Nawe urumva yise ajya mu bindi bintu, wasanga ari no kwitegura n'ubukwe, kuko ni umukobwa mwiza mukuru, ni umukobwa wo mu nka, shari umukobwa mwiza pe cyane. Hari n'igihe yazanye murumuna we, aramubwira ati Gisa umukorera icyo ashaka cyose, ngiye ku kazi, njyewe ndaje mu minota mike, kubera bira biboro bitera atake. Uzi ibintu cyabaye, umukobwa arambwira ati ndagukorera icyo ushaka. Murumuna we ati mbabarira Gisa, icyo ushaka cyose ukimbwira, ndakigora ko mukuru wanjye utamuneza, ugiye umva yababara. Nahise nambara udukweto tw'umwana wa murumuna we, udukweto nk'utwa kabiri, udukamambiri n'agakabutura, mbafashe moto Nyamirambo.
yambyibuka akabigasekwa nkakeza ariko dore nkubwire buri kintu cyose kijya kibaho kubw'impamvu. Buriya hari ukuntu Imana, ngewe hari ikintu njya mvuga, hari ukuntu Imana iguha ibintu biremereye, ibintu bifite agaciro, ikabona muri uwo mwanya ntabwo uri kubiviva, ikabona ko iguhaye successful, ukaba successful muri uwo mwanya, bishobora no guhita bikwica, ikabanza kugucisha ku ishuri ry'ubuzima. Kuko njye ndi umwana wakuze nariteteye, nakuriye muri ba sister banjye, hari ibintu nk'ubu ngubu hari ibintu by'imirimo byinshi sinzi kuyikora pe. Ubu nibwo ngenda mbyiga, nakuze nyine ndi umwana witeteye utazi like none mpita mpura n'ubwo buzima bwa talent y'Imana, bya bindi byo kwiyumva uri umwana, n'ubwo buzima bwose bita bituma mba muri ubwo buzima bugoye. Ariko ntekereza ko byose kwari kugira ngo nkomere, kwari kugira ngo nzabe umugabo wo guhamya iby'Imana yankoreye, kwari kugira ngo nzabe umugabo ufashe ibendera, nanjye mbe elema imwe mu bantu bafitiye akamaro igihugu, mu bantu bafitiye akamaro industry yacu muri rusange. Ubu se uzi ko ari wa muntu mbwiye ubuhamya, ubundi ubuhamya nta muntu najyaga mpfa kumubwira. Ega Gisa turakundana mani, aracyamukunda nubwo batandukanye, uwe amuhoza ku mutima kurusha uwo bari kumwe, byarabananiye byarabananiye no kurekana burundu. Ya ndirimbo niyo nakoranye na Kagame, Mr. Kagame. Yeah. Nese Gisa reka maze nkubaze. Aka nagacamo ndashaka ugasobanure vuba cyangwa kanatinde mu gace ariko nkakubaze haherutse igitaramo cya Beni na Meddy, cya Beni na Bruce na Beni na Bruce. Hariho uru ruhande, hariho ruriya ruhande, wowe wari ku ruhe ruhande uwo munsi? Ngewe reka nkubwire, nari ndi ku ruhande rwanjye kuko nta ruhande nari mbogamiyeho. Nari ndi kuvuga ati aya mahirwe Imana impaye, nanjye umufana ngomba gukorogoshora indiba z'umutima we, kandi byarabaye kubera Imana. Ariko abahungu ngewe ku giti cyanjye rega ndabakunda bose. Yego I respect Ben kubera ko yatekereje kuvuga ati murumuna wanjye